keya namuhaga ntiwazibonye abanyarwanda ntibazibonye ko nagezeho zikantezeranya n'abafana bakavuga bati wa mubyeyi w'ibintu ukora birarenze bikanteranya n'itorero bikanteranya baba we keya yabatarabonye kuza namuhaye namenyereye gukubitwa n'abagabo nta kosa nakoze vugisha ukuri none se umbwira ko urukundo rwe ruba rwarakonje cyangwa rwarapfuye ruba rwarasinziriye urukundo ruba rwarabaye iyo myumvire niyo dushaka kubakuramo ibyo nibyo dushaka kubakuramo iyo myumvire ya giturage idasobanutse niyo dushaka kubakuramo urukundo ni urukundo rujyaho rushaka urukundo rushaka uwo rusanze nyine ruba rwamusanze ndagushimiye kandi nongeye kuguha ikaze bitewe naho uherereye mu bihugu bigiye bitandukanye nongeye kuguha ikaze kuri kamera za yawe TV 2 in 1 gen 2 in 1 last time 1 yes rero ndagushuje bitewe naho ugiye uherereye hagiye hatandukanye mwifurije kugubwa neza amahoro y'Imana amazina yanjye nitwa Namenyereye kuri Instagram nyaruka ubundi following ubundi gahunda zibashe kugenda neza kugira ngo nanjye ejo nejo ubundi nzabe ndi vuga ati mwarandemeye ni gute ngira views 100 ntarabona byibura ngo mbe mfite byibura n'aba followers 170 ni ikibazo gikomeye ariko byose ndabizi muzabikora kubera ko mu nkunda 2 in 1 gen aka Promese ariko ubu ngubu byaje kugenda ukundi kuntu ndabivuga uri amajama kandeba n'abariko anyihanganire ngomba kubivuga kuko Gen muzi ari kumwe na Promese ariko uyu munsi ari kumwe n'ikibabi koko ariko Gen aba yambaye ngimba mbona udafite n'imyaka 40 ndayifite wingabanyiriza imyaka ni yanjye ngimba mbona nta niyo ufite uri nk'akana ka 19 mukanya nujya kwandikura kirayijenda kandi na myaka 100 nabije ko duteganya igiko kirahari ngenda gifite ngiye kirahari kandi Promese yakurusha bose ntabwo mbizi niwo bizi ibyo ntabyo nzi yes ndi kumwe na Jenny reka ngo ikaze bro ni n'ubwa mbere kuri kamera za yawe TV thank you kabisa ndishimye kuba nanjye ndi kumwe na Emihan umeze neza meze neza cyane byahatari kabisa ni cyana cyawe sumubona se ariko ja ubu ngubu covid igiye kigituma abana batonya babona abandi bana wabivuze neza se ko warugiye kubivuga wabivuze neza ko warugiye kubivuga yewe reka nkubaze ikibazo n'iki kibazo nakibajije Promese urumva ari sawa kubyerekeye ikimana n'urukundo rwawe na Gen ngaho byashyizweho se ko ndi gukundana na Jeanne ntabwo nabyemeza neza gusa Imana itubwira gukundana ni nkuko nawe umukunda nanjye ndamukunda nyine uramukunda wese umukunda ja karagukunda Imana idutegeka urukundo ariko ninde turi kumwe n'umusore ntabwo ari we ndi bubaze ndabaza Gen nta kibazo yitwa nde ko si umugabo ntabwo muvugire niwe wamuzanye aryo umugabo si ubivuga ntabwo yanzanye ariko ntacyo reka nkuvuga ibiremewe yitwa Starboy Jacobine Starboy Jacobine ubu uyu munsi niwe muri kumwe ndagira ngo mbaze Starboy ubona Gen na Promese mu rukundo watekereje iki nkibona Jeanne na Promese mu rukundo bya narabikunze bya hatari narabyishimiye mbona ni ikintu gikomeye cyane burya kugira ngo umuntu afate initiative avuga ati yagiye kwemera gukora ikintu abantu benshi bashobora kuba bafata nk'inzozi cyane ko wagiye ubona comment zagiye zivamo bifata nk'ibintu byiza cyane ngewe birabyita self confidence cyangwa se kumva ko hari ikintu ushoboye cyangwa wakora sibyo utitaye kuri feedback zizaza nyuma urabizi ko abantu benshi bane bagiye babaca intege bakababwira nabi bwo maginga yangaya wenda nta kintu kirenze nibwabivuga ko sinzi ukuntu bimeze ubu gusa icyo nzi cyo bose nuko bahari kandi bahumeka burya nicyo bari cyambere burya abantu bagihumeka ejo nejo bundi hari ibintu byinshi byiza bishobora kuba byaba Jenny twubwo duherukana gukorana interview
waravuze ati ngiyewe na Promese tuzatandukanwa n'urupfu birahirira umukubita isezerano koko karahava mu gitondo mu byuka byabajabutse uravuga ati Promese aravuga ati wapi ati twaratandukanye byagenze gutya byagenze gute kugira ngo ujabukane na Promese ariko urambeshye ngo naravuze ngo tuzatandukanywa n'urupfu uretse ko wenda nabiteganyaga kuzabivuga ariko nari narabivuga naravuze ko ntago nayibagirwa kuko nayavugaga mvuye mu ndiba y'umutima ndayibuka menshi cyane avuga ko ankoshereje namubabarira avuga ko nta cyaduteranya avuga ko nta uzanga undi ibyo narabivuze ariko kugeza kuri iyi saha burya abantu abahinzi bajya inama n'inyoni z'igiyindi cyangwa se ntazibana zidakomanya amahembe amahembe twarayakomatanije nyine niba ari ukuyakomatanya harimo agatotsi agatotsi karimo kugira ngo ako gatotsi kaze kavuye mu bafana kavuye hagati yawe nawe byagenze gute wenda kugira ngo n'abantu babakurikiranye cyangwa bakikunda couple yanyu banifuza ko isubirana basobanurire bumve naho babunga bigeze ntabwo natera amabuye abafana bacu nta muntu wigeze ageramo uruhare mu bafana yewe nanjye nta ruhare nabigizemo uretse ko burya nta wivuga amabi ameza ahari ni ubwacu twembi mbona ikibazo gihari nta namwe nagiye numva babishyira ku muntu runaka bimubeshyera kuko iyo ndebye nsubiza amaso inyuma mbona ari ibitekerezo byacu ahari biri muntu ku giti cye uko byatangiye ndabyibuka igihe kimwe nari ndi mu kazi mfite akazi katanyoroheye kenshi ku buryo nafashe telefone nyishyira silence numvaga ntashaka ibintu bituma ntakurikira akazi kanjye neza arampamagara sinabibona nza kubibona nimugoroba yayohereje na SMS nazo sinazisoma kuko nari bize nkuko nabikubwiye ngira ngo ndumva ntago telefone nayise silence kubwe wenyine kuko mfite n'abana wenda bari bagiye no ku mashuri nagombaga kuvuga ngo reka telefone ntayikira silence umwana wenda atava ku ishuri akagira ikibazo akambura urumva ntabwo ari we nayishyiriye silence gusa mpamagarwa n'abantu benshi abo dukorana ibigendanye na business ntabwo nayikira silence kugira ngo nteke kumwitaba ariko yabigize big deal yumva ko kutamwitaba ni ibibazo haraho nize numva avuga ngo mbere ngo naramwitabaga ngo ntiyumve impamvu uwo munsi naba ntarashatse kumwitaba ngo kandi ngo akazi ngo kari agasanzwe ngo gahoraho umunsi ku wundi akazi karahindagurika ko niba ndi mu business women niba uyu munsi uko akazi kagenze ntabwo ariko ejo kazagenda ariko wenyine nyumvire yimubwira ko ngo akazi ko gahora mbese gahora ari kandi buri munsi ntibihinduka so yabifashe ibintu bikomeye aho ngiye gutahira nyine nimugoroba ndebye muri telefone sanga yambuze ndamufata telefone ndamuhamagara sanga telefone yayikuyeho yayinize nohereza SMS urumva telefone yifunze ntabwo SMS zoom uzibona nyine mbona ko byari byose se bayimwibye yarakaye se ngewe njya mu gihirahiro nyubirwa ibyo ari byo ndataha umunsi ukurikiye telefone wapi ntiriho ndavuga se byagenze bite noneho hashize nk'iminota ingahe ku munsi wa kabiri ngiye kubona mbona SMS yimbwira ko mwanze kunyitaba tutanyitaba uri mu bindi ufite ibyo urimo akazi kancanze ndimo ndashaka iterambere ryacu hejo hazaza we abigize ibintu by'ibibazo ndavuga no kindi ndabona gifite uburakari reka nge ntuzemo wenda uburakari buzashira yongera mvugisha munsi kundi nkabona none yagiye bikomeza kasi umuntu wabikomeje ndakora iki koko cyayemi wiseka birababaje Imana uramba nabitekerejeho ngiye babyancanze Imana ufite ibindi watekereje nawe urumva yemi bitangira gutyo nkibaza yarazi wanje ntiyigize atera intambwe ngo ariko haraho numvise ngo yageze mu rugo ngo abana baramumisha tujye tuvugisha ukuri ntabwo yigize azanywa mbure abana banjye baramwubaha hari ikiganiro yatanze urabizi ko yavuze ko abana banjye bamwubaha ntabwo abana bamumisha ahubwo bitewe n'urugwiro n'urukundo bari bafitanye ku bwanjye abana banavuga bati mama arahari wenda yakwihishe kumva rero nuko byagenze kugeza kuri uyu munota reka nibarize Starboy wumvishije umuntu uri mu rukundo akababazwa yuko undi ngo telefone atayitabye
utekereza iki nkawe ntibishobora nawe kuzakuberamo intandaro yo gutandukana n'ukunda? arakoze cyane ngo nkunda njyewe nzi ukuntu ibintu ndimo ndabyumva, uretse ko numva ko atari na ije wenda bakomeze kuganiraho ko unoze kuri na social media kundi kuntu, ariko umuntu ukunda buriya urukundo ni ikintu kirenze mana. Urukundo ni ikintu njyewe sinzi, wenda urabona ko nagiye nkunda cyane, ariko urukundo njye numva ko ari ikintu gikomeye cyane. So umuntu kuba yakosa akantu gatoya ntabwo byaba viro kuba warafashe igihe cyo gufata umuntu ukamuhereza amarangamutima yawe, akantu gato umuntu yakora katuma wita ujya breaking amani, hanyuma ukahita usenya ibintu bikahita birangira. Ntabwo ariko mbyumva kugeza amagingo aya ngaya. Sindabona ikintu gihagije nakitiye ibintu, izina rihagije nakitiye ibintu. Gusa njye bose nkunda kubakurikirana nanone by the way. Nkabona umwe ku ruhande rwe sinzi ikibazo, ubundi ashobora kuba ari ikibazo kindi runaka mani, ubundi ashobora kuba ari ikindi kibazo runaka, kuko umva umwe avuga nkaho urabyumva, avuga nkaho hari ikibazo runaka. Kuko njye mbona hari ikibazo kindi runaka. Abantu burya bakundana bahujwe n'utuntu twinshi, nako ntabwo navuga ngo nuguruzwa n'utuntu twinshi, ahubwo hari content bisaba kugira ngo umuntu umwe mujanyirize ko mukundana, sibyo? Ntabwo gukundana ari uko naragiye numva abantu benshi cyane batwika ngo gukundana, ngo ushaka gukunda ngo umuntu ngo ariko ngo amashuka ngo n'uburiri ngo wapi, ngo bya ntago bibaho. Reka abibaho mwana. Bya ni gutwikanye. Ntabwo ari kuri njyewe, n'abantu benshi. Imana ijya kure mu muntu yamuremeye umufasha, urabyumva? Hari biriya ahantu handitse ngo simbyibuka neza nuko ntahibuka neza, ariko hari inshingano zimwe umugabo n'utemwe umugore yuzuza. Icyo gihe baba bataraba abagore n'abagabo. Ibyo ni avance. Bibiri iravuga ngo nukunda umuntu uzamurongora. Nyine uzamurongora. Ni ahantu bagaragaza ngo mushyire mu rugo. Urabyumva? Saranshaza gukubita cyane, gusa njye icyo nshaka kumvikanisha ko hesika kuko nuko nyine kaba gatumye abantu batandukana ku ubwo buryo, ku buryo umwe atakumva ko yakwegera undi bakakemura ikibazo. Icyo ni ikintu wumva kubumva umuntu, hari ikintu ushobora kuba baduhisha tutazi twebwe na kunda, ahubwo nibyo uyu muntu yazakora ubushakashatsi akamenya, sibyo? So nanjye nicyo kibazo nengeye guhita mbaza Jane. Uyu musore n'umukobwa bakundana byanze bikunze hari ibyo bahuriraho. Ese ntago Promese ushobora kuba waramuremereye bitewe n'imyaka bavuga ufite nawe niyo afite, bigatuma yicara agatekereza akavuga ati uyu muntu reka nshake kuntu mwikuraho hakiri kare? Naramuremereye gute se? Yari ametse. Sobanurira kumuremerera icyo ari cyo. Ku myaka. None se yari nkunze atayibona? Imivuge neza ariko mane kuki mabica kure. Oya. Yamunze ayibona, tumarana amezi 6, yabibonye arindwa ashize. Ko muremereye se ko ku bantu bakundana. Nk'ubu ngewe tuvuge wenda mfite umukobwa duteganya, kuko mwebwe mwateganyaga kubana, kuvuga ngo Promese akwatse kuri avance, ndumva nta kibazo kibirimo, kandi ku bantu mwakundana aho hantu ho nta kantu karimo, cyangwa ibyo nta kibazo cyari kibirimo? Nta avance yagize anyaka, nta niyo namuhaye kandi ko atari yayinyatse. Yayikwaka se wari kuyimuha? Ntabwo nari kuyimuha kubera imyizerere yanjye, numvaga ngomba kumutegereza tukazajya mu rugo. Pasiteri yabihesheje umugisha. Stabbo ashaka kukubaza. Stabbo yarambaza iki se ubu we ko yavuze ngo urukundo nabira byose biragendana, uyu niko ateye. Oya yarambaza iki? Ziko udatumana n'ubonye ngo ndi umuntu. Banisha ubundi umuntu yavuze ngo ndi umuhehese, Imana ngo ndiba nk'abahehese. Amaso yawe reba hano. Ngo ndiba nk'abahehese. Ngo akagwa umukobwa kareba nk'agahehese ngo ndi n'umupfubuzi, Imana none narumye. Aturi igipfubu. No banyisangiza ngo ni umupfubuzi, ariko yanabivuga by the way nzi mbona maramba. Narapfubye. Anabivuga nanjye ubwo byo byancanza, ahubwo niyo tweza duhera tubaza ikibazo. Tweza duhera tubaza ikibazo ati se bura nta kindi kundi kuntu byaba benda byaragenze imbere wenda ari ikintu cyaba ari kwanga kutubwira. Jane, kugira ngo womake ku mutima, nabonye uvuga story y'ubuzima bwawe kwa Chita Magic, narabibonye uranarira. Wowe na Promese nta gake karimo ku buryo uvuga ngo uwo munsi telefone wasize silent kandi wari uri mu kazi, Promese arasanzwe guhamagara kandi yarazi wawe, akatangira akavuga ati naje wawe barakumpisha? Kubera iki ibyo bintu byose abihuza bikarangira mutanduka? Icyo ngira ngo niwe wakibaza,
kuko ngewe kugeza kuri iyi saha ndi mu gihirahiro, njye nakubwisha ukuri kwanjye, ahubwo we kereka niba hari akandi kantu ataba ashaka kuvuga. amara yaragusabye uramuntu Ari icyo twapfuye cyo rwose nta n'imbabazi namusaba, kuko imyizerere yanjye ntinyemerera kuba natanga avansi, sibyo? Ari icyo nubwo atakivuga, ariko mboneyeho no kumusaba, agiye ku matangazamakuru menshi, gusa ndamushimira ko atigeze ansebya ibintu bihambaye ngo ansebye, nanjye sinzamusebya. Gusa ikindi kintu yazakereye nyuma atavuze cyaba ari ikinyoma, kuko niba agiye ahantu habiri hatatu avuge twapfuye iki ngiki, nyuma aje akashaka ikindi akereya, cyaba ari ugusebanya. bivuga ngo mwapfuye yuko yaguhamagaye niwamwitaba aza kukureba mu rugo, abana ati barakumpishe, ntiyarasanzwe azi wawe? Nyirahazaga, nanjye najyaga iwe, ubwo mbaza ngo ngewe kuki ntagiye nanjye kumushaka, kukize nkubarije impamvu rero ntagiyeyo. Naravuze nti Jane nimenye ntamva gukubitwa n'abagabo banshatse, ndabimenyereye. Reka mbanze musubiza ko ngako stable, kambanze musubize, reka niba ushaka kuntamaza hari icyo zitwavuye ngo kivuge, ngaho banze kivuge. Turi inshuti njye nawe ngaho wasanga agiye kuntama ngaho jewe aho batubwije ariko kuri ntabwo umuntu ngo tinye ko wagiwe masabara wagiye ntabwo mbizi, wasanga ari nyuma ari mu ruhande ndimo ndanaliza nk'undi muntu wese ko yakanaliza, sibyo? Gusa ngewe nanjye ngende umuntu wizera mu rukundo kandi nkunda urukundo bya danje, sibyo? Ntabwo wambwira ngo ku muntu ntabwo ujya ubona abantu biyahura mani, ngo kubera ngo umuntu yakunze undi akajya kwiyahura, ibintu nkunda ntabwo ujya ubibona. Iyo niyo kategori y'urukundo, kandi wenda njye nanavuze just love, urukundo rwanyu it's amazing, sibyo? Nyiga ko ibyo byose umwe muri mwe byakora ikintu gishoboka icyo ari cyose kugira ngo akomeze asigasire ka kantu, akomeze kubamo, sibyo? Umwe yari kuba yaragikoze. Yewe mpamya ko ashobora kuba wenda ari nka kundi kuntu, ashobora kuba yaratakwitwayeho neza cyangwa utaramwitwayeho neza, ubwo yari barimanye keya, byashoboka nabyo ntawamenya. Emi keya namuhaga ntiwazibonye, abanyarwanda ntibazibonye ko nagezeho zikantezeranya n'abafana bakavuga bati wa mubyeyi w'ibintu ukora birarenze, bikanteranya n'itorero, bikanteranya bawe keya y'abatarabonye kuzo namuhaye nta n'ahandi yazazibona. Ndumva nta keya nashigaje uretse wenda ibyo mwita keya, ariko ibyo ni ibya hasi na keya, nta nubwo urukundo rushingiye hariya, no. Keya zishoboka narazimuhaye, niyambura ko abantu igisebo nakagize, nakumvise ko nkirinze ariko ndacyemera kiraza, ntabwo naraganye bibebe ko abantu bazamfata uko bashaka, ntacyo ntakoze ku ruhande rwanjye. Ahubwo cya kibazo nari ngiye kukubwira ngo mbaze, njye nakabaye narafashe intambwe nkajyayo. kuki utagiyeyo none? Dore impamvu ntagiyeyo, namenyereye gukubitwa n'abagabo nta kosa nakoze. Niba wenda yari afite ikindi kiri ku mutima we atashatse kumbwira, wenda yari yiboneye girlfriend, atangira kunshakaho impamvu. Girlfriend bangana wenda, cyangwa se wenda baje kumubwira bati warayobye, wenda hari amabwire yabwiwe nyuma ko ntago twararanaga, sibyo? Aza kuvuga ati wamuganire kambivemo se ndabivamo nte, uretse ko njye n'ubu ntaremera ko yabivuyemo cyangwa njye nabivuyemo. Oya, njye numva agatima kagihari, ntabwo ntarirarenga uko mbyumva. Uracyamukunda? Ntago mwanga. Ndakubaza, Promese uracyamukunda nk'umuntu wigeze kuba urukundo rwawe rwa mbere? Niba nkubwiye ngo ntago mwanga, ubwo niba ntamwanga ndamukunda. Nagusaba imbabazi se uzazimuha? Nasaba imbabazi, okay, nkurikije kamubwira akantu kamweme, cyangwa se n'abandi bafana n'abandi badukurikiye, sibyo? Bari burebe rwose vuba, sibyo? I mean yawe abari buyirebe, abankurikiye. Harimo abanteye amabuye bambonye ko ndi umugome, baravuga bati Jane ukize umwana mu rukundo umusizemo ibiki n'ibiki. Reka mbabwize ukuri kwambaye ubusa, sibyo? Jewe uriya mwana w'umunyarwanda, bavuga kuri kwambaye ubusa, bavuga kuri kutambaye ubusa, biba byanjabutse nyine iyo mugiye muri ibyo. Jewe impamvu ntagiyeyo, naravuze nti nimenyereye kwikubitirwa n'abagabo bamoye n'ubusa. Wenda hari umuntu yaba yifitiye girlfriend we, wenda aba yarumvise amabwire hanze,
akwenda akigirira n'undi cyangwa yari afite undi mukobwa akavuga ati biki n'ibiki njye no kumutekera no gukeka simushinja bivuga ko wari ufite akanunu oya nta kwenda naraketse ni kuko naribajije kutitaba umuntu uzi se ni wumva usohotse ku irembuka ukumva hari akantu kakuvuyeho ukumva hari ikintu cy'icyoba kikwiyorosetse haba hari ikintu bivuga ngo hari ikintu waketse kandi nawe uzi uri kwanga kutubwira kuki utagiyeyo kandi na mbere warajyaga wumvaga kari bukuzize iki njye naravuze ntumva uyu muntu ushobora gusanga wenda yariboneye umukobwa bangana wenda yarumvise amabwire nkuko nabikubwiraga akaba yifitiye umuntu niye ngi wabo uwo mukobwa n'umuhungu bakankubita ndabashaka iki njye ngerageza kumwereza na SMS ndabwa ntiduhurira ahantu twajyaga dusangirira tuganire SMS mbibona ko yayisomye ntiyaza ubwo uwo muntu umwereje SMS uti dusheri duhurira hanaha muri ya hoteli twajyaga duhuriramo tuganire ducoce ibintu ntagusubize watera intambwe kagiwe nyuma yigeze gusaba ngo ujye kumureba ntabwo yigize binsaba ntiyashubije niyo message nta nanyandikira nta mpamagara ngo se umva yari kubimbwira ati nta message nta guhamagara nta kuza ngo se kandi urifuza ko mwicara mu kagani aha iya aza je sinari kumukubita ari nkuko njye natinye wenda ko nasanga yundi muntu akaba banankubita wenda uwo mukobwa akavuga ati narabibonye unkundira umugabo nari gutaha amabinga y'abaye amabinga dore ko ninanukiye mu maso wa mugani urumva ni nakeza keza sha undi umuntu umbwira ko ndi mwiza w'imi kandi ntibigize ubindi uri mwiza w'imi yabyibagiye inshuro mba nabikubwiye uri icyukisha yego rata mwana yewe ugesa kana urumva noneho navugaga nti iyaza katera intambwe akabimbwira akambwa ati sheri twapfuye ibi n'ibisimba riri wenda ashaka ko mfite n'amakosa ariko ntazi kuko iryo si ikosa byo ntago ari ikosa rero ikintu cyambabaje kuri we ntiyateye intambwe ngo asange urumva ambwira ati byagenze gutya njye nari guhita mubabarira nkuko nabibabwiraga mbere nti ankoreye ikosa rye ryose namubabarira rero ikintu cyambabaje ni iki niba ntamwitabye agahita ajya ku matangazamakuru akavuga ngo byarangiye ngo yampamagaye ni wabyivugiye nawe ubwe yampamagaye sinitaba yohereza message sinitaba urumva agahita agenda akavuga ati na Jeni byarangiye Jeni ibi nibi reka byarangiye ahita kwibwiza ko byarangiye ubwo muri we ngewe nubwo we byaba byararangiye wa mutima umukunda cyangwa se rwa rukundo nibitsemo niyo mpamvu nari ngitegereje n'ubu ndacyategereje nzapfa ntegereje yaza ataza nanashaka undi mugore nzakomeza ntegereze yarashatse yes iki kuri wowe cyangwa Starboy uri iki kuri Jeni ntabwo wamubaza mubaza ahubwo wasubiza Starboy ni iki kuri wowe Starboy kuri je ni umuyobozi wanjye ku impamvu uvuga ko ari umuyobozi wanjye bafite company bifuje ko najya muri company yabo iyo company we yaza kuyibasobanurira namwita umuyobozi rero kuko ni wansabye kujya muri company yabo barankoresha ntago ari shushu be wawe ntago ari we ariko guhera kugeza kuri uyu munota nyine mbese nambohora ariko mukabya nambohora akavuga ati gendere tigendera wenda nzabona n'undi cyasi ugiye guha umwanya w'abantu banyita umupfubuzi sha twababwiye ko twaburanye undi se warapfu undi se narapfubye bambariza none se barabizi ko napfubye njye nuzi icyo gihe ugasanga nanjye narafunze noneho baba tuzafungura na tunafungura wamenya ari biki yes ni Starboy turi kumwe avuze ko ari umuyobozi wawe ariko mbere yuko asobanura company na projet bafite mu kiganiro nigeze kukoza nakubaza ati se Jeni ujya ukorera massage Promese ujya umwita uravuga ati nibitari massage ndabikora nawe ati nimba yarajyanywe nuko namwime sinzamubabarira ukeka ko nyirizina niba atari iyo message Promese ntabwo yageze akubwira ati Jeni urabona n'iki dore ndwana unsaidira dore mfite umubiri gafite iki umubiri wowe ufite ese ubushyuhe nawe ugira ubushyuhe yese ninde wakubwiye ko ngira ubushyuhe ubundi mwabaga muri no gusomana wenda reka nyibaze gutyo cyangwa uri kumumasa nk'uko wabimbwiye akagira ubwo bushyuhe kandi ko yambaye umubiri byise basi shaka irindi zina byita reka tubyite basi wenda nko kubaka umuryango wenda kubaka umuryango sibyo Promese wamugenzaga gute
kuko nimba waramumasaga ari sheri wawe ukamureka akagenda ukamukora ku bice byose by'umubiri wabaga uri kumwica mu bwonko. none si yo bamasa bakora ku bice byose by'umubiri hose barahamwe. Si sheri wawe se okay noneho kuri Promese wamasaga umutwe muka ariko ngo mu mutwe no mu kanwa se ntibahamasa ariko sinigeze musoma ku munwa namusomaga hano so bamwe mwabonye ntago mbizi. okay urambwiye uti iyo wamumasaga kandi uko narabikwemereye kandi waranabikora nshobora no kuba naramasaga kuva mu mavi kugera ku birenge nkamasa amaboko n'agatuza agatuza se agatuza yajyaga muri gym yakoraga siporo ntago nahamasaga aho ngaho. Rero wambwiye ngo iyo namumasaga ntago wenda ibyiyumviro bye byazamukaga wenda ibiki n'ibiki niba byarazamukaga ntago nabonaga reaction ntago nabonaga reaction y'iko byazamutse ashaka wenda yarapfiraga muri nyagasani muri roho nako urakizi se nicyo cyamujyanye kuko waramufataga ukamushyira mu bicu nkakavuga ati ndi kumwe na shushu be Starboy uko byumva ntago yigeze ambwira ikibazo afite uretse ko niyo akimbwira kuko twateganyaga kubana muri uyu mwaka nari namubwiye ntihangane ngeze ko nari narihanganye ntago mfite umubiri ntago abizi nimba ari wari wihangane ntihangane arabizi ko nihanganye kuko nyine uko afite umubiri nanjye niko mfite umubiri ariko nari naravuze nge ndi umukristo wowe wagiraga ubushyuhe waricara ukavuga ati ukanywa amazi akonje muri make naraturishaga nabwiraga umutima wanjye n'amarangamutima yanjye ntimanuka aho wazamutse manuka igihe ntikiragera. Promese nta kintu namumarira ntacyo nari kumumarira niba aricyo twapfuye ariko Imana ishimwe kuko ntagize umugayo ku Mana ngo ngire umugayo kuri noneho imagine noneho Emi ibibaye ari atari cyo noneho byaranabaye nkuko mu bikeka bikaba iyi sakaba bigenze gutya cyangwa se kanyanga urumva se bitari kubibaza yari kuvuga ati ndamuzi ariyo mpamvu mbwira n'abakobwa ngo bajye bareka avance kuko mwanganye nta avance nibyo byiza. Yes, reka nyarukire kuri Starboy wavuze ko ari umuyobozi wawe n'umuyobozi wawe mu biki uri umuyobozi wiwe mu biki ya Jane duhuriye muri projet turi muri projet nubwo mbona nyine yagenda hazamo gatotsi muri ibyo byifuzo byacu kamba twe twagize ariko wabona ari umugisha ku rundi ruhande yabona ku ruhande rundi ari umugisha gusa narabegereye twarabegeye turabasaba tubasaba ko iriya story yabo twashyira mu buryo bwa upload mu buryo bwagutse hanyuma bakabishyira mu buryo bwa filime urabyumva hanyuma abantu bakajya bareba story yabo sasa n'ukuntu byagenze cyangwa se ukuntu bimeze ubwo urumva ugendeye kuri ibyo ngibyo urumva ko uruhande rumwe rwabaye nk'urucumbagiraho ukuntu ariko n'ubu turakomeza kuko urumva n'ubundi story acyari kuri tucyafite story yuko Jean ashobora kuba Jean bivuge reka mbireke so Jean arimo aradufasha mu gikorwa cya filime turimo turategura bita My Choice ica kuri GB Group Kingdom. Iyo filime ni amaseri na amasizoni isohoka mu buryo bw'amasizoni n'uruhererekane bazajya babonamo story ya Jean. Numva nabyo tuzagenda tubyongera mu script twagiye dutegura ko twe tuzi ko ubundi urukundo rwabo uzakomeza n'ubukwe tukagenda tubitegura byose tukabyerekana mu buryo bwa filime y'amaseri. Iyo filime rero irimo ubuzima bwose bwa Jean, ubuzima bwa Jean byaciyemo ukameze ubu ngubu nuko ngo tugenda tuyipanga. So Jean rero twahuriye muri projet ya filime turimo turakina naho hano twahuriye n'ubu niko bimeze. Iyo filime ica hehe? Iyo filime ica kuri GB Group Kingdom. Ica kuri GB Group Kingdom na amaseri bagatangira sohoka ariko tuzagenda dushyira ama season ama episode 2 cyangwa se 3 bitewe n'uburyo abafana bacu muzajya bamwakurikiranye mwakurikiranye iyo story. Nukuvuga ngo iyo story ya Promese na Jeanne mwifuza ko muyishyira hanze mwumva ko izagirira akamaro cy'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu? Izagira abakozi cyane kumva icyo kibazo izagira akamaro kuko ibintu nk'ibi ngibi urabona ko ari ibintu bimaze kuba akenshi usanze ubonye umuntu ukuze umukobwa umugore cyane cyane ku mugore ubonye umugore ukuze ukundanye n'umuhungu
ubona ari ikibazo. Ariko sinzi impamvu bidafatwa nk'ikibazo iyo ubonye umusaza ukuze yakundanye n'umukobwa muto, ntabwo biba ikibazo. So rero dushaka kugira ngo twerekane ko ari ibintu bibaho kandi bishoboka, kandi nta n'ikintu na kimwe bitwaye. Yego biba bigoye kugira ngo imiryango cyangwa se abantu bakuze babyakire, yego, ariko bibaho. Nubwo nkeka ko wenda bashobora kuba baratanze urugero, nimba narwita ukuntu nabyita, ntabwo nabyita urugero rwiza cyane, byagombye kuba byarakomeye cyangwa se bikagira izindi imbaraga zikomeye, nka perezida urabibonye na macro president Macron, urabizi ko biba ari ibintu bisanzwe bibaho, urabyumva. Rirarenga ibyo niyikundiye cyane. Ndacyahari wa mugani wa yandirimbo ni yandi ariko naho nagiye ndacyahari. So ubwo rero twabikoze mu kugira ngo twereke abanyarwanda ko rwa rukundo ari urukundo rubaho, ni ibintu bishoboka, kandi umuntu ashobora gukunda rwose, ashobora gukunda umuntu umuruta, cyangwa se ashobora gukunda umuntu umuruta cyane, ari umugore umuruta, kandi urukundo rukaryoha, rukaryoha cyane. Pe kugira ngo nawe urakunda abana. Njyewe ahise avuga ngo Riza. Riza ninde? Ubu ni umusheri we buriya. Riza. Mwana. Mfite nawe n'umurezi. Byereke. Riza. Kwita umuhesi ndakurahiye. Oya ivugiye sheri we. Nawe kwita umuhesi. Riza. Riza yubahwe. Ndanamusoje aho aherereye Boston, ni ngongo Boston, ariko Starboy yari ari kudusobanurira kuri projet yabo n'akamaro mari y'abanyarwanda. Kukamaro ko ni byinshi cyane, kubera ko ari igihe usanga biba biteye ipfunwe, ugasanga umuntu arakuze ariko akunda umusore, sibyo? Ntabwo namwita muto kurya umuntu wese agejeje imyaka 22 aba ari umuntu mukuru wakifatira imyanzuro, sibyo? Yego. Seko ni cyarete kamushaka kabiri ushaka. So rero bagabanye ipfunwe, wumve ni ibintu bibaho, umuntu umugore ukuze ushobora kwakunda umuhungu muto. Nyuma yacu ngo hari izindi ngo nk'eshatu numvise za Gisenyi za hehe nazo ziri couple nk'iyi yanjye. Numva se tutarabagiriye akamaro. Ushobora kuba uri muri retour daje. Iyi retour daje nta cyaha ariko za ndimo. Kuki muyita retour daje? Tuyite iki? Nta retour daje. Urukundo n'izindi nkunda n'inkundi zindi zisanzwe, nta limite yo gukunda umuntu agira man. Ntabwo umuntu azi ikibazo. Ubu wakunda nyoko. Undi simukunda. Uramukunda nyine. Mama wawe afite imyaka ingahe? Manje afite imyaka hafi 50. Ubu wakunda nyoko ngo mukajya mu rukundo, uvugisha ukuri atari nyoko. Ubu wakunda umuntu ungana nayo? Baba we wamukunda rwose. Yo wamukunda bikanakomera cyane, ahubwo kanumirwa pe, ndetse unamuruta. Oya wenda ushobora kugendera ko uretse ko nta buryo urubyaro rutangwa n'Imana, aho ushobora kugendera ko uvuga ati nshobora kuzamukunda ariko akazagera igihe ntabyare, urabyumva? Ariko urubyaro rutangwa n'Imana, urubyaro rutangwa n'Imana cyane rwose. Ngira ngo mujye mwajye musomana n'inkuru zo muri Bibiliya bitabasara barabyaye. Izo ni ibya Bibiliya ntiwari uhari. Uretse no kuvuga ibyo ngibyo, sibyo? Ariko wowe wemeye gukunda umuntu, sibyo? Uba wemeye kwakira n'ibizaba byose, sibyo? None se reka nkubaze, abagore batabyara ntabwo uzi ko babaho? None se kandi atanashaje, atanakuze, hanyuma ugakora ubukwe. Ariko reba nyuko ari kuntereta ku myaka ye senkane, mfite imyaka yanjye 20 vugisha ukuri. None se umbwira ko urukundo ruba rwarakonje cyangwa rwarapfuye, ruba rwarasinziriye? Urukundo ruba rwarabaye. Iyo myumvire niyo dushaka kubakuramo. Ibyo nibyo dushaka kubakuramo. Iyo myumvire ya giturage idasobanutse niyo dushaka kubakuramo. Urukundo ni urukundo, urukundo rujyaho rushaka, urukundo rushaka. Uwo rusanze nyine ruba rwamusanze cyane rwose. Mvuze iki niyo nawe uri mu bantera amabuye. Oya ntabwo abona ari ujya muri comment akandika ngo reka nkubwire, nubona comment yawe TV tuvuga ngo ubundi se sobanura definition y'urukundo. Urukundo ni definition y'urukundo ni ibicucu bibiri bigendana. Ni igicucu kimwe gifata, ni ukuvuga ngo reka ngusobanurire n'urukundo n'abantu babiri babyumva, sibyo? Urukundo ni agasazi k'umuntu gatonya gatangira kaza ari agasazi kagakura, kamara gukura kakakwereka ko uri umuntu mugomba gusarana. Mwamara gusarana muri babiri
ari naho hava bya bintu bita ngo ba bantu babiri kuko basaze basambanye. kagira imyaka ku kantu kagira imyaka gaheraho naho karangirira. Rero ako gasazi gafite ubwenge bukomeye. Hari agasazi kareba icyana kimeze neza, hari n'agasazi kareba icyana nyine n'umukecuru. Rero ibyo bisazi bibiri iyo byahuye uri murashakisha iyo definition mani ya abantu twarabacanze nimwemere ko twabacanze ariko uremera ko urukundo n'udusazi bitangira ari udusazi aricyo bita amarangamutima y'umuntu. Fa kubunyemerera ko tutagira imyaka tugira imyaka duheraho naho turangirira utwo dusazi wimvera he. None se ko twakujyanye kwa Promese w'imyaka 20 na ko rutigeze rukujyana ku mwana w'imyaka 13. Aho nuko rwasakaga hariya nyine hariya niho rwumvaga rushatse niho rwaguye amaherezo. Yes, rero reka mbashimire kandi nsabe n'abantu babashyigikire pe bajye kuri channel yanyu yitwa GB Group Kingdom. So nagari ja ni ga idafite inyajwi idafite inyajwi naba ukandikaho group ugaherutsa Kingdom. So ukandeho subscribe ubundi turaza no kwishyira muri community muraza kuyibona tubapinikire nanjye niyo support tubemere kandi itaka cyo muzansaba nzagikora ku bwanyu kandi courage. Ikindi navuga ku bantu babatera bavuga ibintu batazi sibyo. Hari igihe umuntu atangira ikiganiro akabona umuntu yateye comment n'ndagahita yandika comment. Ibitekerezo byanjye nibyo biratandukanye, buri muntu afite amarangamutima afite icyo agomba guhitamo n'icyo atagomba guhitamo. Jenny nimba yahisemo Promese biramureba ntibikureba, nta n'icyo ufite guhinduraho. Jenny si nyoko, Promese si so, sinanyogosenge. Mumureke yikundira umwana yikundiye. Anyways abantu burya mujye mureka n'abantu banivugiye burya baruhutse. Mujye mureka nta kintu babitwaye ashobora kujya makivugira nuze comment akivugira kana ashatse kose nta kintu babitwaye gusa abanze amalizone mu mutwe abanda batese ibintu muri ndavuga ubari ikintu byakungura muri Nyamagahehese ubwo bari bamba Nyamagahehese man ubwo byari urikosha aya man ako Emi reka mvuga akantu kamwe munakuvuga icyo kubonye kugira ngo wenda dusezerere. Ndashaka kuvuga akantu kavuga ngo burya kuri ku bantu kubafana burya umufana nanone ntiwamurenganya. Ashaka kubona ikintu nkuko nawe uri mubwira ngo ubwo suvuze iki aho butanu mumwe nzagushota shawo akavuga ngo ntibibaho birukoza amabara niko abyumva kandi koko kuko atazi cyabiguteye. Akaze kari ubushyuhe. Oya va mu bushyuhe kuko atazi impamvu yaguteye gukora icyo kintu. Niyo mpamvu nanjye bumaze kubagarukira mvuga ngo ntago nabarenganya abantutse bari bafite uko babyumva ariko nanjye wabikoze kuriya nari mfite ikindi kintu kimpushinga gituma narabikoze. Yes. Shobora kuba ntarigize mbona urukundo guhera nkiri umwana nkuko mwabonye ubuhamya bwanjye nkashaka nkabura urukundo rwanjye ukangusha kuri Promese ukajya ukantuka kandi nanjye si njyewe nari mbonye nyine umbwira je teme nari naramubuze ese wandenganya ubwo se koko ihangane n'udusazi mwakoze kubana natwe ndabashimiye. Reka nshimire abantu bose bamfasha kuri gahunda zo kugira ngo tekinike ibintu byose bibagereho. Nshimire Starboy, nshimire naba niyo projet mwatekereje. Reka dusabe Imana yihumugisha burya n'agato kava kwiguye. Ndabashimiye mwese muri rusange bitewe naho herereye. Amazina nitwa Namenyereye 2020 kuri Instagram. Nta zindi platform mukoresha? nkoresha Instagram nkoresha Jacobin Africa. Barajyaho barasangaho Instagram. Numva ari yange. Na mazina yanjye ni Mushimiye Imana Jeanne. Ugira Instagram? Yego ko na Twitter na Facebook na dushe n'tuwarete byose. Noneho ngiye akantu kanyuma ntago kamwe basi sinasoza ikiganiro ntashuhuje abakunzi ba Yawe TV. Sinasoza ntashubuje cyangwa ntashimiye abafana banjye bankunda abari kumpamagara ni benshi Asia, Australia, America, Canada, impande enye z'igihugu i Burundi mu Rwanda. Ndabashuhuje cyane kandi ndabakunda. Kandi abenshi n'abasore ariko subiza ute baravanze.